mugabo ashobora kuba angana na Kanyombya itegereze Kanyombya uko ameze Kanyombya mu Rwanda wenda atariye byuzuye nk'ibyo agaruka ari mu Rwanda ahubwo nuko nta kintu ahagaze nagafunzemo fresh ahagaze nabi muri make ntaga ahagaze aparitse mauvaise uriya mugabo ari wowe ashaka bivuze ko wamwemera bivuze ko namwemera ahubwo se papa wari papa ubyara uriya musaza afite se baguye nimero ngo mbe nyirakuru w'abana baje ubwo se ntasha nawe urakabije ntabwo bya njye narababwiye urumva aho kugira ngo mwebwe mwabahungu mwabana mwe mana we ngiye ku myaka ya 25 ngezeho aho kugira ngo uze kunyaka nimero yawe aho afite ibibazo aho kugira uze kunyaka nimero yawe uyishyire muri telefone yawe ujye uyipfusha ubusa umamagarira ubusa utanantegera nyaka nimero yawe uyishyire muri telefone ya papa wawe aguhe nimero ya papa wawe ya papa we afate nimero yanjye wa mwana w'umuhungu we wivunika nge nawe nitwahuza afata nimero yanjye ureke kuyishyira muri telefone yawe yishyire muri telefone ya so wivugane na none nzashaka urabiteganya wumva bitekereza nzashaka nzishakira umusaza umukecuru yataye wishwe n'agahinda ngamukize wapfakaye cyangwa se uwo se ko atazakugererayo ariko ubwirwa n'iki ko ugira ngo ni buri musaza wese utiyaminiye se hari abasaza nzabatamiye bari seriye erega biriya bintu ntabwo bisaba ingufu nkonda ziba mu mafara none reka mugasomoretse avuga ati sheri nso mugasoma inkondo kubera icyo utamusoma ese ko nuvuga ngo bari hafi ngo y'imyaka yo gususumira ngo no gucira inkonda kutibuka akabari no hafi yo kwinera naze kukavuga numvaga byikabije niki se utakora aha umeze neza bwiza ukuri wajya umusoma n'inkondo karigata ubu se nta bantu noneho babasoma n'inkonda bakarigata nta n'ikintu bari bumukureho kigaragara ntaswe umusaza wakubakiye inzu hari akakugurira imodoka ukajya ugenda utembera i Kigali rwose nka kavukire inkonda zitaziryohera nta nkonda ziba mu mafaranga nkonda se mu mafaranga zibamo ukajya wumva uri gusoma ifaranga ntutekereze ko ari gucira mu kanwa gucira inkonda umusore w'insoresore se kaza akagucira mu kanwa yanyweye n'ibitabi n'ibimogi n'ibiki nta n'ikintu ari bunaguye bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifite gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mbifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire ndetse abari mu bihugu byo hanze n'abari mu Rwanda mwese tubifurije gukomeza kugira umwaka mushya muhire uyu munsi turi kumwe n'umukobwa ubica bigacika kuri YouTube ari we Liza ni Liza Kamikazi ni irihe yewe nitwa Liza Musinga sha ntago ndi Liza Kamikazi Liza Musinga turi kumwe ngira ngo muramuzi kuri kamera nyinshi zigiye zitandukanye akora ibiganiro byinshi niwe muntu navuga ukunda kuvuga ku bantu ba star bagiye batandukanye ndetse muramuzi cyane rero turi kumwe tugiye kuganira haraciyeho igihe kinini cyane uyu munsi ndavuze ati reka muhamagare kubwo inkuru ziri gucicikana hano hanze kandi niwe muntu ubuzifiteho amakuru menshi kandi yizewe Liza tuguhaye ikaze urakoze cyane umeze utese meze neza umwaka mushya muhire twese hamwe umwaka usoje uteriza umwaka nawe usoje neza ngeraga nta kintu cyanjye yagipfa kuba kibi nta mpinduka ntayo nta n'intego intego yo ntiyabura ariko impinduka ntayo nese wana ari cyo nahindutseho nyine nicyo giseke oya warahindutse ariko ubu uko wari umeze 2023 niko kimeze hari ibyahindutse mu mico no mu myifatire ariko ntago ari nge wahindutse wowe uracyari wa wundi hari ukuntu umwaka urangira uvuga uti ngewe Liza hari amagambo navugaga nabikura kuri Jackie yavuze ko yahindutse ngo umwaka utangiranye ingamba nshya kuri Liza wewe wahindutse gute umwaka wa 2025 iyo mvuze mu mico no mu myifatire nyine ubwo niho haba haherereye n'ingamba nizihe ngamba ufite uyu mwaka ntago nazivuga iyo uvuze ibintu utarabikora birapfa barakwigana akoze abantu hanze ahangaha bafite gahunda yo gutera umwaka ibintu umuntu yivugiye bakagutera imibare bakagukasira rero kugira ngo hagire incakuri nkasira n'ibanga ryanjye uzajya mubibona nabikoze ibyo utagezeho umwaka ushize wifuza kuzaba wagezeho nibihe nabyo ni ibanga byinshi harimo nk'iki ni byinshi kabisa tubwire nka bibiri reka mbabwire kimwe nta kibazo uburyo nifuzaga ko konti yanjye izaba ihagaze ntago ariko ihagaze yasubiye hasi ahubwo kurushaho
byapfiraga he? byapfiraga he mu masaha. Mu masaha gute? Ahubwo n'uyu mwaka tugiyemo rwose bataba bareba twongerera amasaha. Amasaha kubera ku bijyanye no gufunga kare, kwihuta kw'amasaha. Gufunga kare. Gufunga kare ga iyo business zose zifunga kare. Ntago bundi cyambere ntiwatangira akazi ngo ariko abakiriya bahita baza. Iyo dutangiye akazi ngiye mfite akabari. Ukora mu kabari? Mfite akabari ngiye. Ukora ufite akabari kawe? Niba ntangiye gucuruza saa 11 saa 7 bakaba barakinze aribwo abantu bari batangiye kuryoherwa n'icupa buri abantu icupa ribaryohera bamaze gushyira amatatu bamara kuyashyiramo saa 7 zikaba zirageze ngo nidutahe bakaba barafunze urumva ubwo buhiye ni amasaha yawe uvuze uti kandi nge covid ikivamo nari nzi ko hagiye guhira rimwe none byasubiye hasi none urabyumva nawe twizere ko uyu mwaka noneho ingamba konti izaba yuzuye sha ntago mbizi rwose ngewe ubu ngubu ndakennye ahubwo abantu bambare bandemere bakuremere babikore nk'akazi hanyuma hari inkuru iri gucicikana hano hanze y'umu minsi nenge bango wiyahuye ku musaza ariko nyine byagaragaye ko Miss Jolly ari kujya byavuzwe ko abana n'umusaza ari umuha amafaranga ari we nyine umukijije abantu benshi banabivugaho cyane kuntu nyine Miss Jolly ari umukobwa mwiza ariko akaba agiye kubana n'umusaza ukuze umurusha imyaka ibyo bintu izo nkuru wazumvise wowe nge narazumvise mbona n'ibintu bari kugenda bashyira hanze ngo by'ukuntu bambara marke zimwe ibiki ariko sawa kugira ngo bane n'imbwa y'inzererezi y'uruhinja ntiwabana n'umusaza uzabasha kugutunga wahize kuva kera erega nibyo ariko bigaragara nko kwisebya kandi uri umukobwa mwiza ku myaka umugabo hava akagera akuva avutse kuva umwana w'umuhungu akivuka ari igitsina hungu nakari igitsina gabo akugeza apfuye aba ari umugabo ahubwo umugore ushaje niwe ubutakiri umugore uba wizeye gute rero ku bana uko biri kose uriya musaza afite umugore n'abana bakuze ntabwo uba ufite guhangayika uvuga uti abana bese ko wenda yarasezeranye ntago kandi bavuga ko uriya mugabo ari umudivorce uriya mugabo ni umudivorce ibyo se bigakuraho ko nta ngaruka zindi Jolly yazagira nyuma ingaruka z'iki se buri urabona yaragiye kwemera uriya mugabo w'imyaka ingana kuri yatamubaze ariko wagiye ureka abakobwa b'i Kigali twakura ikibazo cy'amatsiko nibaza umuntu babaze bivuga ko Jolly yibagishije yatwita barakabyara yibagishije he imiterere ye none se umuntu abyarira mu kibuno ko mbona aricyo cyiyongere bose ngira ngo hose Jolly yari afite mu nda hato niba baranahabaza ariko we yifitiye imibare afite uko abara afite ukuntu arimo arabibara nese urabona yaribwirije urana Jolly ari injiji yo kwifata akajya kubana n'umugabo cyangwa se agashaka umugabo nk'uriya nta kintu yabaze uriya mukobwa ahubwo afite imibare itabaho ari igihe ubara umugabo umusaza ariko nawe yarakubaze hashobora gusanga n'uriya musaza afite imibare ye yaba yaramubaze kuko Jolly nawe afite imitungo Jolly niyo yaba amubara yaba abara amafaranga kandi uriya musaza igihe yahigiye amafaranga umuntu urindi yajya mu bucuruzi bw'intwaro amafaranga afite rwose nubwo Jolly atamubara akamubwira ati ndashaka miliyari zinizi yazimwihera ubwo rero we amubonyeho ibyishimo akeneye nubwo Jolly rwose yakirira yatunze yose ntacyo bimutwaye hari ushobora kuvuga ati se ko ngiye gushakana n'uyu umusaza utazama ibyishimo hari ibyishimo umugore wese aba akeneye mwese ibyo byishimo ni mpaka ngo ubibonere aho ngaho uri none bivuze ko ikindi gihe bwazajya n'ahandi hanze buriya yizeye yuko ibyo byishimo azabimubonaho kandi reka nkubwire ikindi natabibona ubwo utabibonye wajya he reka nkubwire ikindi kintu kimwe utazi buriya umugore wabonye amafaranga wariye neza umerewe neza urumva ibindi niyo wagerageza gake gake arihangana wakira ibyo ubonye none ngo amafaranga akubise haroroha amafaranga akubise haroroha niko twabivuga ariko ku rundi ruhande biba bigaragara iyo foto ntabwo ibisa neza iyo foto ariko ibuzwa n'iki gusa neza ko ahantu hari ibiceri hadashobora gusa nabi n'ifoto ya Jolly umusaza ufite amafaranga asazana iminkanyari uriya mugabo hari iminkanyari wamubonanye arashaje ari uriya mugabo na Kanyombya ninde mukuru Kanyombya ako se bara ntibangana uriya mugabo ashobora kuba angana na Kanyombya itegereze Kanyombya uko ameze nuko mu Rwanda wenda atariye byuzuye nk'ibyo ntabwo ari uko mu Rwanda ahubwo nuko nta kintu ahagaze ntabwo afunzemo fresh
ahagaze nabi muri make. ntago ahagaze aparitse mauvaise. Uriya mugabo ari wowe ashaka bivuze ko wamwemera. Bivuze ko namwemera ahubwo se papa wari. Papa ubyara uriya musaza. Afite se. Baguye nimero. Ngombe nyirakuru w'abana baje. Ubwo se ntasha nawe urakabije ntabwo bya. Nge narababwiye urumva aho kugira ngo mwebwe mwabahungu mwe mwabana mwe. Mana we. Ngiye ku myaka ya 25 ngezeho. Aho kugira ngo uze kunyaka nimero yawe. Uzakuyobera aho afite ibibazo. Aho kugira uze kunyaka nimero yawe. Uyishyire muri telefone yawe. Ujye uyipfusha ubusa umamagarira ubusa utanantegera. Nyaka nimero yawe uyishyire muri telefone ya papa wawe. Aguhe nimero ya papa wawe. Ya papa we. Afate nimero yanjye. Wa mwana w'umuhungu we wivunika. Nge nawe nitwahuza afata nimero yanjye ureke kuyishyira muri telefone yawe yishyire muri telefone ya so. Wivugane na none amafaranga ubu ntiwayamaze mu bagabo. Woje gufata nimero yanjye uru ruhinja nta nahamagara ngo randiroda ari kunshaka udafakaye. Tuvugisha ukuri ibintu uri kuvuga niwe kuko ari kubikora. Nge ntabwo nzashaka umugabo uri munsi y'imyaka byibuze mikeya ari umwana 75 wenda. Izina ryaye ahubwo se uzashaka base. Nzashaka urabiteganya wumva bitekereza. Nzashaka nzishakira umusaza umukecuru yataye wishwe n'agahinda ngamukize. Wapfakaye cyangwa se uwo se ko atazakugererayo. Ariko ubwirwa n'iki ko ugira ngo ni buri musaza wese utiyaminiye se. Hari abasaza nzabatamiye bari seriye. Erega biriya bintu ntabwo bisaba ingufu. 70 bizasaba ko nawe ukikorera. Bitwaye iki se nge ntabwo nanjye nicyo mbereyeho muto. Nukugira ngo dufatanye. Reka nkubaze ibyo bintu uvuga. Hadashoboye mpakore. Niba ko kari ibyo niba wabyemera. Aba bagabo ntibo bamaze amafaranga. Nabamaze amafaranga se nte kandi ntaramushaka. Itondo uzabi bahari. Barahari mu Rwanda. Barahari ariko ntawe turahuza. Uzabimenya neza umunsi nagize uwo duhuza. Mugirana ikihe kibazo se? Abantu bakuze bafite amafaranga kereka nta kibazo tugirana. Nta kibazo tugirana ahubwo uwo nkeneye wa nyawe exactly ntago ndamugera. Ukeneye ufite miliyoni zingahe ku buryo utaramubona. Ntago nazi kubarira kuko nta ku buryo waguhaza wamubuze kugeza n'imyaka je umusaza nkeneye naza nzamubereka. Ibyo kuvuga nkanyari nashaka zaba agendera ku kabando nzakamwaka ajya agenda nyishingikirijeho. Abasaza rero bikigenda bamenye ubwenge. Hari igihe avuga ati reka nshakana kazansazisha ariko nawe ikintu kijyanye na konti akagira ibyo gutsimba nawe utamenya. Erega ntuzagire ngo buriya nawe bwawe ntago umushoboye. Abasaza nicira hanikubite. Urumva uzi uko umutwara. Ibya konti ntago byagucanga ariko konti gucanga ntacyo yaguhisha nyine. Ariko konti gucanga ibyo ngisha kugira ibyo guhisha nyine kuko abazi ko nawe umva nta musirikare ujya ku rugamba ngayoberwaho umwanzi ari ngewe naje wa musaza naje guhangana na konti yawe ubwo nyine naza ariyo target kandi target yo kugira ngo ngere kuri iyo konti nuko ngutwara neza. Reka dufatire ku myaka 70 watubwiye. Ni 5 kwibera cyo unsakira abana. Tujye muri 80 ntacyo tuyuze. 80 75. Umusaza ungana gutyo ni wa wundi ubugenda abaye hafi gususumira. Ndetse rimwe na rimwe hari n'abacira n'inkonda. Riza uvuga ko bishimangira ko umusaza wa 80 wamwitaho akaba umugabo wawe. Nta nkonda ziba mu mafara. None reka mugasomuretse avuga ati sheri nso mugasoma inkondo ukabira. Kubera icyo utamusoma. Ese ko nuvuga ngo bari hafi ngo y'imyaka yo gususumira ngo no gucira inkonda kutibuka akabari no hafi yo kwinera. Naza kukavuga numvaga byikabije. Niki se utakora aha umeze neza. Ngize ukuri. Wajya umusoma n'inkondo ukarigata. Ubu se nta bantu noneho babasoma n'inkondo bakarigata nta n'ikintu bari bumukureho kigaragara. Ntaswe umusaza wakubakiye inzu hari akakugurira imodoka ukajya ugenda utembera i Kigali rwose nka kavukire. Inkonda zitaziryohera. Nta nkonda ziba mu mafaranga. Nkonda se mu mafaranga zibamo. Ukajya wumva uri gusoma ifaranga ntutekereze ko ari kugucira mu kanwa gucira inkonda. Umusore w'insoresore se kaza kagucira mu kanwa yanyweye n'ibitabi n'ibimogi n'ibiki nta n'ikintu ari bunaguye. Umusaza iyo yishoboye aba umujene
uramusirimura yehe abo mwana mutoya ari abasaza rganza baba basirimu cyakora nanone ke uzi ko hanzara ari umusaza witera parufe utari witera kuva wabera utarinjira no muri shop zicururizwamo bafite amafaranga nyine hanzara abasaza b'abasirimu sheri bafite amafaranga abo ngabo nibo rero wowe ushaka hari igihe ushaka umushaka ariko we ntagushake ntagushake se gute ukarindira ugushaka rega ntago ndagera mu myaka ya narahebye urasaza ntago ndagera mu myaka ya narahebye nzarindira unkeneye ntago urasaza kugeza kuri ubu Liza umuntu ashaka ukumva uri kuvuga agahita avuga ati Liza ni umukuzi w'ibyinyo nubwo afite akabari ariko akura n'ibyinyo urabifatanya ibyo bintu ntago ari kuba umukuzi w'ibyinyo urumva niba umusaza agushatse ufite imyaka ubundi sereka nkubaze ni iki kivuga ko utakunda umusaza niye mpamvu yo kumva utakunda umusaza hari abavuga ko nyine ari ukwisebya mu bantu mu nshuti zawe zikakuvuga ati Liza yagiye kwihamba ku musaza nshuti yanjye uwo musaza abashaje yarigeze kuba umusore urumva kandi nawe aho abageze niho uburi mugana ndumva rero kuba wabana nawe utamutererana wowe nta n'impamvu yo kumutererana rwose ni ukumuba hafi ubu se mwabantu mwe mugiye gushyira muri comment amagambo atari meza ko mbizi ko muhari uretse ko nta nicyo njye wabambwiye ubu tuvugaye ko wifuriza sogokuru wawe gusaziraho gute nta mugore gusaza nta byishimo abonye aba yarabibonye ari mutoya ariko abarabibonye ari mutoya ariko ibyishimo ntawe wifuza ko birangira erega akaryoshye nawe ushaka ko kava mu itama yari gusaza bashaka kubisazana ubundi gusaza afite uwo mugore impamvu abakuze none se wakwifuriza sogokuru wawe ko asaza agize imana akabona ibyishimo bimusazisha wakifuza yuko atabitunga ntago bibaho wakemirukana mu mushakira wanamumushakira ubwo bamwe mu bari kureba kino kiganiro wakuye amafaranga nibaza kugutuka batiriza namuhaye amafaranga nta muntu nakuye amafaranga nta n'umuntu nari ibyo atabimpaye urumva icyambere nuko utabyibye icyambere nuko ntakwibye cyangwa habe hari icyo nagusezeranyije nkikwime ariko umuntu uri bukirebe yaraguhaye ye ukamuha nawe ibyawe ntacyo akureba ahubwo yarayampaye afite impamvu yo kuyama kuko hari n'igihe naba ntabyo ndi bumuhe ariko yarayampaye afite impamvu yo kuyama nese nk'ubu ngubu iyo umuntu yibwirije akifata erega ke abantu baba baragwaye amafaranga ni menshi ubu se umuntu nimba yibwirije akakubwira ati Liza numvise ukora ikiganiro uvuga ko ugira abana n'iki kandi nta mugabo ugira akavuga ati ngenda kuremeye ugurira abana amata uwo muntu yaza kuvuga ngo naguhaye amafaranga aho ni ku bushake baguhaye afite impamvu yo kuyama yari afite impamvu umutima w'umubwira yo kuyama hanyuma ubuzima uvuze abana ndabyibuka ubuzima bwo kubaho ufite abana kandi wa mugani uri umwe nta papa wabo mu bana ububaho gute nyine turetse iyo business ukora nta handi hantu bashaka gukora amafaranga cyangwa n'ubundi izo deal n'ubundi tubwiye uzivanga gutyo kugira ngo ibonere umugati w'abana nshuti yanjye nana hostinga urumva nakora ikintu cyose gishoboka urumva noneho kugira ngo ubyumve neza ko bw'abana banjye nanakwiba mbonye byanze izo deal z'abasaza zo ntago zikora mbakuye se ubwo bari he byembwira shyiraho nimero sha uzishyireho tuvugisha ukuri uzishyireho shyireho nimero abagushaka baguhamagara umva uzishyireho ngiye mama rubyaro nukuri ubwiza ukuri kuko hari abantu baza kumbwira ati duhe nimero za Liza umva uzishyireho ahubwo baguhamagare yego rwose hari umuntu ushaka kuguhamagara erega buri muntu wese yabonye nimero ya kuri YouTube ntaga yumva yuko ari ibyo ngibyo ushaka oya n'ubundi hari jya hari n'uyibona yanagushakaga erega hari n'abantu baba badushango badukubita ibiraka wakora ikiganiro batashyiraho nimero yawe cyangwa uyitange ugasanga uwo muntu arakubuze kandi icyo kiraka ari cyo cyari bwinjize nabo bana bakagira ikintu babona umwana wawe muto afite imyaka ingahe ni impanga njye abana banjye ni impanga bangana gutubo bafite imyaka 7 urateganya kuzabyara undi ryari nishaka umugabo kuko ubu nta muntu wantera inda ngo mukundire tutashakanye niyo yaba ari Putin gushakana ni mariage cyangwa gushakana guterura mariage chérie ubuye none saje akavuga ati tubane tugende gutya nijoro mu kagoroba ubwo si uwo muntu muba mwashakanye muba mwasambanye oya abantu bose babana batarakoze ubukwe barasambana nyine badasambana se babana bate waba ari umugore n'umugabo reka barasambana n'indaya oya wongeho indabyo wabukabije nanone sindaye
indaya tuzi ko ari zo ku muhanda. nkubwiza ukuri Ubwo umuntu ubana n'umugore we batarasezeranye batarakoze mariage ni indaya. barasambana wenda da nari nkoresheje ijambo ritari ryiza ko ni indaya Barasambana. nako ariko barasambana. Ubwo nawe ushatse umugabo mutagize mwamusambana. Yego pe Ko numva abasambanyi baba ari benshi. abasambanyi ni benshi nyine se ubusambanyi nibwo ukibimenya. Ubusambanyi ni bwinshi buratubutse. Kugira ngo uve mu busambanyi nuko ugira umugore wawe mugasezerana. Wese kutemeye kusambana ugashaka. Nta nubwo nari nzi ko byitwa gusambana. Iyo mbimenya ahubwo noneho byari nari kubyanga kurushaho. Sinari nzi ko byitwa no gusambana. Ni ugusambana. Abantu bose basambana agira icyo babwira. Sha abantu musambana mukomeze mwisambanire niba ari byo byabaryoheye. Muzamenye ingaruka zo gusambana umunsi byabakomeranye. Riza kurera impanga bimera bite cyangwa kurera abana bawe. Sha ntakubeshye pe. Kuba umubyeyi uba wumva bimeze bite. Ntakubeshye. Kurera impanga, kubyara impanga. Yego biravuna. No kuzirera biravuna. Ariko ni amahirwe. Yego. Ni amahirwe akomeye kuko aho kugira ngo ubyare indahekana wabyara impanga. Ukaruhira rimwe. Kuko nabiyo bamaze gukura bageze nko mu kigero nk'icyo twe turimo. Biba ari byiza. Ukagira imana bakakubera abana b'umugisha. Kandi njye abana banjye n'abumugisha I know. Ndabizi neza. Iyo ugize imana rero bakakubera abana b'umugisha. Muri cya gihe utangiye kunanirwa. Wicara aha umwe agakurari akakuzanira n'undi agakurari akakuzanira ugatangira noneho kuba rukwavu rusaza rwonka abana nta kibazo ufite. Waba ugize amahirwe ukaba ufite ubushobozi ukajya ubonka unabasapotinga unabafasha. Hari abantu benshi bajya muri comment z'ibiganiro wakoze kubera hari amagambo nyine we wivugira abantu bazi kuri bihanze uvuga ikintu cyose kikujemo ntacyo witayeho. Bakavuga bati Riza niba ari umubyeyi afite abana babiri yakabaye hari ubundi buryo yitwara nk'umumama cyangwa nk'umukobwa ufite abana ntapfe kuvuga ibintu byose abonye mu kanwa ke. Bakavuga kenshi nyine ko utaba umubyeyi ku bana bawe. Icyo kintu ugira icyo kivuga. Reka rero nkubwire buriya buri umuntu uza akavuga gutyo ubwo buryo ashaka kuntwara amazagenda bwitwaremo kuko ntabwo ari umugabo wanjye niyanshatse nta nubwo ari umwe mu bana banjye sinamubyaye nta nubwo ari umubyeyi wanjye nawe ntiyambyaye. So rero ntago reka nanaboneraho mbibwira abantu nshuti yanjye niba ukunda kwambara ibintu bigera ku maguru ukaba ukunda guhora wambaye umupira w'imbeho nshuti yanjye nibyo bigushimisha. Njyewe ntago ngiye kubidiscussing'aho cyangwa ngo bimbangamire njye kwishyiramo ko umbangamiye kuko ntago ukunda ibyo nkunda. Niyo mpamvu Imana yakuremye ikaguha umutima wawe nanjye ikampa uwanjye. Umutima wanjye n'uwawe ni ibiri. Umutima wawe impamvu ufite uwawe bwite ni kugira ngo ugire amarangamutima babasha gukontorora. Yego. Nanjye impamvu mfite uwanjye ni ukugira ngo ngire amarangamutima yanjye mbasha gukontorora. Ubwo rero wishaka kungira njyewe ngo amarangamutima yanjye agendere ku yawe kuko nidufatanyije umutima. Ntago byarakunda. Ntago byakunda. Mbese uruhuriwe ntago waba washaka kubaho. I'm Liza. Kandi ufite n'ukurera abana bawe kuko bavuga ko nyine ngo nta burere haravuga ko nta burere ngugira. Aba bantu ninjiji kubera yuko Riza kuba ntasa neza nk'abandi bakobwa ntagaruko nyabewe guslayinga shu ntagaruko nyabewe gushyiraho urwara rugaragara ntagaruko nyabewe guhindura plant umunsi ku wundi nta nubwo ayo mafaranga nyashaka ngo nyabure ahubwo afite ahajya. Abana banjye bariga ngomba kumekinga shuwa ko biga kandi bakiga neza. Ngomba kumekinga shuwa ko abana banjye barya indyo yuzuye bakaba abana babayeho neza. Bakaba abana bambaye neza basa neza. Niyo mpamvu ntamera nk'abandi. Ngomba kumenya ko abana banjye bitawe, abana banjye bishimye. Ngiye bura numbona ntameze neza. Cyangwa ukabona Riza nababaye. Cyangwa ukabona nacitse intege. Nimenya ngo ikibazo mfite kiri ku bana banjye ntago kiri kuri njyewe. Ko nge iyo abana banjye bameze neza nta kindi kintu mba nshaka kumva. Ise byagenze gute kugira ngo mubone cyane ko muri abantu bavuga gutyo hari abantu badafite abana babayeho nk'abanjye nanone badafite abana bitabwaho nk'abanjye nyine kuko batazi nuko bitabwaho babona utanabibuka. Ni nayo mpamvu ntashyira abana banjye hanze. Abantu benshi se babyaye ntibashyira abana babo hanze ariko njye wayikanti
kuko mfite ibyanjye nahisemo kubamo urumva kandi n'ibi ngibi ntabwo mbirimo kubera kuvuga ngo ndashaka umusitari cyangwa ibiki mbirimo kubera ubuzima mbirimo kugira ngo abana banjye bagire aho bagera uri kumva mfite n'ibindi njyamo bitari binabijyamo nibi nkabireka cyangwa se nkahindura content nkakora ibindi uri kumva ariko muri aba bantu bavuga gutyo ndakubwiza ukuri ko 90% hari abantu badafite abana babayeho nk'abanjye ikindi noneho njyewe kuba ndi muri ibi nayo mpamvu nta muntu uzigera abona umwana wanjye ku mihanda nuba uri inshuti yanjye ukunda abana ukambwira ati wanyeretse abana bawe nshobora kuguha ifoto yabo nshobora kuvugisha video call nkabakwereka nabo bakakuvugisha ariko ntago nshobora kuguhereza ntago nshobora gushyira abana banjye hanze kuko wenda njyewe ndi hano kubera ko nabihisemo uri kumva ariko umwana wanjye ashobora gukura kumva ahisemo kuba ari muri presidence ashobora gukura kumva ahisemo kuba ari kwa Minyone cyangwa kwa Rutayisire ashobora gukura kumva yaba nka Gitwaza bitandukanye n'ibyo baye ashobora gukura kumva yaba undi muntu uwo ari we wese utari kuri iyi mihanda muri ibi ngibi muri ubu bujajwa niyo mpamvu murekera ubuzima bwe nyine niyo mpamvu abana banjye nta n'umwana wanjye noneho kugira ngo mbibabwire n'ubwo bwose ntababereka nta n'umwana wanjye upfumuye amatwi n'abakobwa n'umukobwa n'umuhungu bazipfumuze nibakura noneho kugira ngo bemere nyine ko uri umubyeyi nk'abandi nta nubwo umwana wawe ntigize unamupfumuza amatwi impamvu ntashobora kumupfumuza amatwi ngiyi gute upfumuza umwana amatwi utazi niba azakura akabikunda cyangwa akabyanga hari ahantu bapfumuye ni inyama ibihavuye nubwo hasibangana ako kamenyetso ntikabura kuko uwo muntu yigeze gupfumurwa amatwi urumva rero kubera ko ntazi ibyo azakunda nakura akabikunda nta kibazo nzabimukorera ariko cyangwa se nawe abyikorere ariko niba akuze ntabikunde se ntagiye kunjajinga mama how can you do this nibyo ariko bazabyikorere nibakora ni uburenganzira bwabo reka turi kugana ku musozo nkubaza ikindi kibazo kimwe hari abasaza baba hanze nyine nkabira twavugaga bya Jolly ubonye nk'umusaza akavuga ati Liza naragukunze umusaza ukuze ya myaka ya 80 hari ukuntu bajya baka video nyine mu Rwanda akavuga ati tujye tuvugana video nyereke ubwambure bwawe barabikora cyane nyine wenda amafaranga akajya yaguha ariko nawe ukajya umukorera kuri telefoni hari ukuntu ntago ndi bubyinjiremo cyane ariko muri abantu bakuru bari kubyumva akavuga ati mukajya mukora kuri telefone nyine mukabikora kuri telefone kavuga ati bikore gutya nanjye mbikore gutya nyine umfashe muri ubu buryo niko abantu benshi nyine babakobwa basigaye basireyinga kuri fone n'abasaza bo hanze ibyo bintu wabikora ukajya umwereka nyine ibyo ashaka kuri telefone byaterwa na gahunda dufitanye gahunda nta yindi nyine nibyo ngibyo umuntu uri hanze uzambara udateganya kuza mu Rwanda vuba urumva gahunda nuko ari ibyo gusa nawe umufunga akawusunika erega reka nkubwire ntukajye ukina n'amafaranga sheri ntumbwire ko reka nkubwire ntabwo wabyifuza ariko byabaye ngombwa wanabikora harika byabaye ngombwa byagenze bite byaba ngombwa byagenze gute kugira ngo nyine ukuvuga ngo byaba ngombwa ubu se umuntu abikubwiye bari kugusohora mu nzu abana baburaye ku ishuri babirukanye wavuga ngo mbitse ubwambure vugisha ukuri icyo gihe ubu bisabwa nawe none fata video rwose unyereke ndashaka video kayimwoherereza ubundi si uwo muntu byanaterwaraga n'umubano umuntu afitanye umubano bari umuntu niba akubwira ati nzaza mu Rwanda nyuma y'imyaka 10 icyo abagusaba nicyo nawe ukamusaba ikindi nawe ubufite uburyo nawe ubufite ibyo umubwira reka nawe ubufite ibyo umubwira akwereka se iyo byageze aho ngaho ubufite ibyo umubwira nta mafaranga guhatu bitwaye iki se ubundi ugafata video kamwereka ati dore nguko uko mpagaze nuko nguko kandi mufite ibyo muri gupanga mufite ukuntu mwabipanze kwajya baraka amafaranga murayazi akibaza amafaranga yatumye abantu bibwiriza noneho ibiceri 30 byatumye abantu bikorakoranya bica umwana w'Imana arapfa ari ibiceri uretse ko yabaye uw'Imana wenda akazuka ari ibiceri 30 hari ikintu utakora kugira ngo ubone ibiceri wowe sha uzi ikintu ntakora kugira ngo mbone ibiceri kuroga kwica ntago naroga ntago nakwica
kandi kare wambwiye uti bibaye ngombwa hari igihe ushobora gukundana n'umusaza ukubona amafaranga ntari kwerekora uti bibaye ngombwa wanabushaka. inshuti yanjye kubushaka mvuga ntabwo ari mpaka ngo ujye gushaka ibyatsi. Erega keya zonyine uho umuntu zamwirogera ziraroga. Uburyo wita ku muntu byamwica. Ibyo byica mu mutwe nyine uburozi burenze ubwo se n'ubuhu ubaye bishoboye. Uriyizeye aho ngaho ahubwo se ninde muntu wandusha icyo kintu? hano umuntu ushaka kureba Liza akavuga ati Liza yatanga iziheke yakubona. ntabwo muzi ukuntu ndi romantike buri. Yesu weke uzi ukuntu ndi romantike. Ntabyo ndi kubona pe. Ke uzi ukuntu ndi romantike. Yesu we nuko utarambona ndi mu rukundo. Rugema tureba ibebe. Wese ndaza kwereka utuvideo muri telefone yanjye. Yesu we. Ndaza kwereka utuvideo muri telefone yanjye rero ukuntu ndi ngenda narira maze. Iri kumwe n'umugabo. Njyewe iyo ndi mu rukundo ndanarira pe. Amafaranga ari hariya. Nshobora no kurizwa no kubona umugabo wanjye avuye ku kazi byo gusa. Warababaye ntago wapfa. Izina ry'Imana ntakubeshye ku bantu banzi neza. Ku bantu banzi neza. Urizwa n'ubusa? Ndi emotionnaire kuri rwa rwego nyine. Urizwa n'ubusa? Ku buryo reka nkubwire nk'urugero rworoshye. Handi uba ufite nk'akabazo katarenze rwose katarenze wenda k'ibihumbi nka 20. Nk'umuntu akagutungura ukabona arayaguhaye. Bishobora kundiza umunsi wose. Nka kwa kundura n'umuntu nka kwa kundura n'umuntu ari umuntu wawe musanzwe muri inshuti muvugana musuhuzanya mwahura ukagenda ugiye nko kumusuhuza ukabona ntaga kwitayeho kuntu. Cyo kintu gishobora kumvana iremera kigenda kindiza kikangeza Nyabugogo. Wishimye. Mbabaye ahubwo kubera ko ngusuje nkabona ntunyitayeho. Ugira umutima woroshye. Niko meze ngende emotionnaire. Kandi ntago ushaka kuba emotionnaire utari romantique. Liza usimbizi niba uri bukinsubiza ikibazo njya kukubaza. Ariko nyine ubwo nkikubajije nyine nanjye ubwo ngifite amatsiko. Bitewe n'ukuntu ukunda kuvuga ibintu by'abagabo n'abagore n'ibitsina n'iki no gusambana. Umaze gusambana n'abagabo bangahe? Sinzi. Ntago ari benshi. Ugereranyije. Ngeraga mba mu rukundo sheri. Umuntu usambana n'abagabo benshi ni wa muntu wicuruza. Wowe usambana n'abakundanye. Sindicuruzaho. Ntago uricuruza na rimwe. Sinanabikora. Uba wakundanye. Njyewe mba mu rukundo mafite boyfriend. Nsi kugaragara. Iyo ntanamufite nabwo. Ubwo ndatuza kuko rega na stress umuntu afite nago za kuvuga. Umuntu akikubona yitabona nyine atari uko ngo kumeze. Uzabaza abantu babizi. Yaza akasanga bishabwa atiza twagiye. Uzabaza abantu babizi neza rero buriya. Uzasanga umuntu ukunda kuvuga ibintu nk'ibyo akenshi atakunda no kubikora. Ahubwo ngira ngo nibo bakubikora cyane. Reka. Ahubwo abantu baba bacecetse barwubika ngoye. Babikora mu ibanga. Niba usanga ari barwubura ngeso. Burya Liza rero ni isugi. Ntago ndi isugi kuko ndi umubyeyi. Ubwo nyine abumvaga ko ibyo uvuga ari nabyo ukora. Hari ukuntu amagambo agira ni nabyo akora. Ubwo si ibyo ukora. Ibyo uvuga bitandukanye n'uwuriwe. No biratandukanye cyane. Ubwo abantu babyumve rero. Ubundi buri abantu banzi neza nibo bakubwira Liza wa nyawe. Abatakuzi baratwitiranye. Njyewe ndi urugero rwiza rwo kuba umuntu yakubwira ngo don't judge book by cover. Kuko abantu banzi cyane banzi neza unamumbwiyeho ibintu nk'ibyo ngibyo mwashwana. Kuko ntabyo abakuziho. Baba banzi nyine Liza wa nyawe. Liza tubona kuri kamera atandukanye na Liza w'indani n'uw'imbere. Turi kugana ku musozo nagira ngo ugire ikintu ubwira Jory. Jory ikintu namubwira Jory rwose je niba uwo mugabo muri mu rukundo muzagira urugo ruhire ariko numbonera nimero ya papa we rwose ukabuzi yuko nta mugore agira rwose umundangire. Ese nimero ise yaba atagira umugore. Ashobora kuba nawe adafite umugore nk'umuhungu. Abantu bakuze bagira indwara Liza reka nkugira akanama. Bagira indwara bwoko cyari bagira byantuze bya gute bakagira gute se kitandura ibirwara ntabwo zadura izo ndwara by'abasaza twese sizarubaga impande ko zitandura.
akakwanduza ibirwara za rubagimpande za mugiga ntizandura kandi nizo barwara. Eh, We wajya no kwipimisha bakamupimisha ndumva uwo byizeye. oya nta kintu yagutwara umusaza. Ndagushimira ko twaganiriye kandi ngira ngo abantu benshi bakwibazaga bavuga ati Liza atandukanye nuko tumubona, Liza ntashobotse, Liza ntiyaba umubyeyi. Yababwiye ko ari we mubyeyi wa mbere uzi kwita ku bana yabyaye kandi kw'ibyo akora bitandukanye kw'ibyo avuga bitandukanye n'ubuzima bwe busanzwe. Reka dusoreze hano tuzongera tuganire ubutaha. Ciao ciao. Ariko ku bantu bakeneye imiti yirukana incakwaha n'indi misatsi yose iba idakenewe cyangwa se yirukana uruhara ikazana umusatsi, ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye 0789835276 cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp. Nawe urayicuruza? Urayigira mu kabari? Bigira ukwabyo. Ntabwo ari ngombwa rega gushyira business imwe ahantu ngo uyivange n'indi. Bibaye byiza wagira business y'isi yose. Izacuruza imiti ipfura incakwaha yirukana n'igabanya ibiro. Igabanya ibiro mu nda se nabyo. Ndaje nzababwira n'ibyo yaba bikora cyangwa bidakora. Reka dusoreze hano twasoma ikiganiro cy'ubutaha.